Nongeye kubasuhuza bene data n'umunsi wa 31 w'ibihe byiza byo gusenga. Turacyari imbere y'Imana twinginga Uwiteka, dushimira ko umwaka urangiye. Ibibazo byabaye byinshi, amakuba yabaye menshi, icyorezo kirahari n'ubukana bwinshi, ariko turashimira Imana ikomeje kuturinda no kubana natwe. Twifuriza umuntu wese kurindwa n'Imana ndetse kuba maso no gusenga, kwitegura cyane cyane mu mutima, kwiyeza, kwera imbuto ndetse no kugerageza uko ashoboye kose kugira ngo arebe ko mu ruhande rwe yabana n'abantu bose amahoro. Munyemerere dusenge hanyuma dusangire ijambo ry'uyu munsi. Mwami Imana Data wa twese uhoraho, hamba icyubahiro kubw'ijambo ryawe rikiza ubugingo bwacu kandi rikiza imibereho yacu, tukabaho uko ushaka tunezerewe, dufite bya byishimo byinshi waje kugira ngo abatuye isi babone. Umugisha umuntu wese ugiye gukurikira ijambo ryawe, kandi nanjye umugaragu wawe umfashe ukuboko kwawe kwiza ku buryo kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Muracyari kumwe na Evangeliste Kabenga. Dusome ubutumwa bw'isuko bwanditswe na Ruka ibice 3 umurongo wa 7, turasoreza ku murongo wa 14. Haranditse ngo, nuko abwira iteraniro ry'abantu benshi bari baje kubatizwa nawe ati, mwabana b'inshira mwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Ngaho nimwere imbuto zikwiriye abihannye, kandi ntimutangire kwibwira muti ko dufite Aburahamu akaba ari we sogokuruza. Ndababwira yuko ndetse Imana ibasha guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. N'ubu intore zigezwe ku bishyitsi by'ibiti. Igiti cyose gitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Abantu baramubaza bati, none se tugire dute? Arabasubiza ati, ufite imyenda 2, umwe awuhe utawufite, n'ufite ibyo kurya nagira atyo nawe. N'abakoresha b'ikoro nabo baje ngo babatizwe baramubaza bati, mwigisha tugire dute? Arabasubiza ati, ntimukake abantu ibiruta ibyo mwategetswe. N'abasirikare nabo baramubaza bati, natwe tugire dute? Arabasubiza ati, ntimukagire umuntu muhongesha cyangwa ngo mumurege ibinyoma, kandi ibihembo byanyu bibanyure. Imana yacu tugirire neza cyane. Hano harimo amagambo menshi akomeye y'impuguro zatanzwe n'umugabo uzwi ku izina ry'abantu mubatiza, akaba ari mwene Zakariya nk'uko twabibonye mu minsi yashize. Uyu mugabo rero akaba ari we wabaye integuza, akaba ari we Bibiri yivuga hano muri iki gice cya mbere cy'ubutumwa bw'isuko bwanditswe na Ruka, mu magambo ya marayika ubwe abwira se Zakariya. Aramubwiye ati, uwo mwana benshi mu Bisiraheli azabahindurira ku mwami Imana yabo, azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya, asanganye imitima ya ba se n'iy'abana, n'abatumvira Imana azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi, ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana. Uwo ni umurongo wa 17 w'igice cya mbere. Aya ni amagambo yavuzwe na marayika Gaburiyeli ubwo yasangaga se Zakariya iruhande rw'igicaniro cy'imibavu. Yaje rero ngo yigisha abantu iby'umubatizo wo kwihana, akabwira abantu kwihana kugira ngo bababarirwe ibyaha bakabatizwa. Twabonye ejo uko igikombe cyose kizuzuzwa, uko ibigoramye bizagororoka, uko inzira zidaharuwe zizaharurwa, bitewe n'uko abantu bumviye iri jwi bagahindukira, muri make bakava mu ngeso zabo mbi. Igikurikiraho ni iki rero? Igikurikiraho, inyigisho zikurikiraho ni ukwera imbuto. Imana yacu tugirire neza cyane. Icya mbere hano yarababwiye ati, ubundi ninde wababuriye? Abonye abantu benshi, ngo abonye iteraniro ry'abantu benshi bari baje kubatizwa, bati ko ninde wababuriye ngo muhunge umujinya wenda gutera? Ikintu cya mbere ni uko ngo hari umujinya wenda gutera. Icya kabiri ni uko ngo intorezo yari igezwe ku bishyitsi, ku biti, ngo igiti cyose kitera imbuto gicibwe gitabwe mu muriro. Imana yacu tugirire neza cyane. Ibyo bintu uko ari bibiri ni ibintu by'ingenzi bagombaga kumenya yuko bagomba guhunga. Bari bahunze rero bihannye nuko.
aravuga ati ngaho rero nimwere imbuto zikwiriye abihannye, ngo kandi ntimwishuke ngo mwibwire ngo ko turi urubyaro rwa Aburahamu. Aravuga ati Imana yabasha no guha Aburahamu abandi bana ibakuye muri aya mabuye. Aya ni amagambo akomeye, abantu ngo baramubajije ngo dukore iki, abandi bati arababwira ati umuntu wese ufite icyo afite aho utagifite, ufite ibyo kurya aho utabifite, ufite imyambaro aho utayifite. Nuko ngo abakoresha b'ikoro baraza, abakoresha b'ikoro banza bagira ingorane zo gusoresha ibirenze ibyo bategetswe, kandi ngira ngo n'ubu ngubu ni ikintu gikomeye cyane ku bakoresha b'ikoro cyangwa se ku bantu basoresha, uyu mutego bawugwamo cyane. Ngo abasirikare nabo arababwira ati muramenye ntimukagire uwo mubeshyera murega ibinyoma ngo ibihembo byanyu bihanyure, cyangwa mugire uwo mwaka ruswa. Aka kabazo rwose na bugingo n'ubu babanza bakikagira, kugira ngo abantu bakoresha umuhanda bashobora kuba bahamya cyane bo kuba ababarya impongano, kandi ibihembo byabo ntibibanyure, cyane cyane abagira aho bahurira n'abaturage. Muri make icyo nshaka kuvuga ni iki, icyo dukwiye gukuramo ahangaha ni iki, ni ibintu bibiri by'ingenzi. Hari umujinya wenda gutera. Icya kabiri, hari intorezo igezwe ku biti. Igiti gitera imbuto kigiye gucibwa. Ushaka kumbaza uti ese kizacibwa gute? Ni ukuri, niba uri mu mwanya ukaba uzi ko utera imbuto, ntabwo uzawutindamo pe, ntabwo uzawutindamo, kuko ijambo ry'Imana iyo rihamya ibintu biraba. Igiti cyose kitera imbuto kiracibwa kigatabwa mu muriro. Hari gucibwa mu isi, hakaba no gucibwa mu buryo bw'umwuka, byose ni ugucibwa. Imana yacu turengere. Ibanga rero ryo kubikira ni irihe? Ni ukwera imbuto zikwiriye abihannye. Imbuto zikwiriye abihannye se bazera gute? Abantu barihannye, muri make barahindukiye baretse ingeso zabo mbi, ariko no hari n'ibyo basabwa gukora, barasabwa kwera imbuto. Ni gute rero? Abantu rero ngo baramubajije ati none se tubigenze gute? Ababwira rino jambo rishingiye ku byo kurya n'ibyo kwambara. Muri Bibiliya, haba mu isezerano rishya no mu isezerano rya kera, iri jambo rigarukwaho. Uwitwa Yakobo ahunga mwene se Esawu mu bice 28 nko ku murongo wa 21 n'uwa 22, yagaragaje umuhigo yahigiye imbere y'Uwiteka. Yakobo aravuga ngo Uwiteka nandinda ngo akajya abana nanjye, ngo iminsi yo kubaho kwanjye nzamara nkabaho. Ubwo icya mbere kwari ukubaho, icya kabiri ngo nkabona ibyo kurya n'ibyo kwambara. Ni ikintu cy'ingenzi cyane, ibyo kurya n'ibyo kwambara. Aravuze ngo aha hantu hazaba inzu y'Imana yanjye, kandi ku byo uzampa byose ngo sinzabura kuguha 1/10. Bishatse kuvuga yuko ari ibintu by'ingenzi cyane, ibyo kurya n'ibyo kwambara. Pawulo nawe mu mpuguro ze ahugura Timoteyo yaravuze ngo ubwo dufite imyambaro n'ibyo kurya biduhagije tunyurwe nabyo. Bivuze yuko ibyo kurya n'imyambaro ari ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'umuntu. Aha rero niho urwo rugero yatanze, bati umuntu ufite ibyo kurya ahe utabifite, umuntu ufite imyambaro ahe utayifite. Ubwo muraba mweza imbuto zikwiriye abihannye. Ngibyo ibintu biranga abantu beza imbuto zikwiriye abihannye. Haza noneho special cases, mbese haza umwihariko w'abakoresha b'ikoro n'abasirikare. Abakoresha b'ikoro nabo burya bari bihannye, bakeneye kwera imbuto zikwiriye abihannye. Ati mwebwe kwera mwera imbuto zikwiriye abihannye, muri mu kazi kabi, muri mu kazi musabwa kwaka imisoro abaturage, kandi ntimuzabireka. Ntabwo mu byo mwihana ibyo ntibirimo, ariko ntimugakore ikosa ryo kwaka ibiruta ibyo mwategetswe. Nahise nibuka Zakayo, ngo uwo yari yarambuye yamurishye, kandi ni ukuvuga yasoreshaga ibyo ubwami bw'abaromani bumusabye, akanarenzaho n'agakeregeshwa ke. Ibyo rero nibyo Yohana Umubatiza yaba acyashye, kandi ni nabyo ijambo ry'Imana n'uyu munsi riducyaha, kugira ngo ibyo wasabwe aba ari byo ubwira abantu, we kurenzaho agakeregeshwa kawe. Ikindi cyiciro cyihariye ni icy'abasirikare, abashinzwe umutekano. Aravuga ati mwebwe mujya mwirinda kubeshyera umuntu, ntimukagire umuntu muhongesha, uko ni ukwaka ruswa, cyangwa ngo mumurege ibinyoma. Ntimukagire umuntu mwaka ruswa, ntimukagire umuntu murega ibinyoma.
ibintu bitatu kandi ibihembo byanyu bibanyure. Bene data, ndabingingira kugira ngo tube imbere y'Imana dusoze umwaka dusenga, dushima, ariko kandi nanone twumvira ijambo ry'Uwiteka. Ijambo ry'Uwiteka icyo rivuganye natwe ni ukugira ngo hatagira usonza kandi twe twariye, ni ukugira ngo hatagira uwambara ubusa kandi twe twambara, nguko kwera imbuto zikwira bihari. Nyuma yo kwihana, ngibyo ibikurikiraho ni ugusangira n'abadafite. Imana ibagirire neza. Ni ukwera imbuto zikwira bihari. Mu kazi kawe, mu kazi kanjye, turimo kwera izihe mbuto? Ese mu mwihariko, mu mugisha Imana yaguhaye, ku rwego uriho, rwaba urwego rw'ubutegetsi, rwaba urwego rw'umutekano, ese ntago uri kwaka impongano? Ibihembo byawe birimo birakunyura? Ntabo urimo kubeshyera? Imana yacu itugirire neza cyane. Imana iturinde umwuka w'ikinyoma no kubeshyera abantu. Imana ibahe umugisha. Mureke dusenge Imana, tuyinginge kugira ngo ikomeze kudufasha muri ibihe bisoza umwaka mu izina rya Yesu. Amen. Mana yacu, ndagushimira ko wagiye uturinda ukabana natwe. Uburwayi bwaraje ariko ntabwo bwaduhitanye. Korona virusi yaraje ko ntiyaduhitanye, n'izindi ndwara. Ibyo rero biduteye kugushima. Muri uku kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu k'uyu mwaka w'ibihumbi 2021 twabonye ukuboko kwawe, warahabaye Imana. By'umwihariko wabanye nanjye ubwo abagizi ba nabi banteraga bansanze aho nsengera, bakamporemesha, bakanyambura n'ibyuma bityaye, ariko warandengeye wa Mana we, watumye badakomeretsa umubiri wanjye, bansiga amahoro. Nyemerera ngushime. Nyemerera ngushimire ineza yawe idahinduka, ahubwo ihora ibihe byose, kandi ukuboko kwawe kwiza kw'iburyo kubane natwe Uwiteka. Umugisha umuntu wese muri twe, kuko twese twagukurikiye kandi twahisemo kugukurikira, ariko kandi dukeneye gufashwa nawe kwera imbuto zikwira bihari, kugira ngo hatagira abambara ubusa twari dukwiye kubambika, hatagira abasonza twari dukwiye kubagaburira bikatunanira. Mwami, ndakwinginze kugira ngo dushoboze kwera imbuto zikwira bihari. Usoze buri muntu wese gukiranuka mu mwanya we, abategetsi, abashinzwe umutekano, abakozi mu bigo bitandukanye muri leta, impande n'impande, mu matorero, uturinde wa mwuka w'ubugambanyi no kugira nabi no guhemuka no kubeshyera abandi. Uduhe kunyurwa n'ibihembo tubona, maze uduhe umugisha. Imbaraga zawe nizibane natwe, wiheshereze icyubahiro kutugira neza mu izina rya Yesu. Amen.